abantu benshi tutazi mu buryo bwimbitse, ariko nk'uko tugiye kwifashisha ibitabo bibiri, igitabo kimwe turifashisha igitabo cya Dr. Davis William cyitwa Whitberry. Ni igitabo cyuzuyemo amakuru menshi cyane, amakuru yerekana ingaruka zo kurya ibintu bikorewe mu nganda, by'umwihariko ibintu bikozwe mu ifarini. Ahandi turi buze kwifashisha ni mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo gikomeye cyane cyitwa Stanford Lifestyle Medicine, cyuzuyemo ubushakashatsi bwinshi bukomeye cyane, aho bwibanze cyane ku kamaro k'ikintu bita fibers, fibre, abandi babyita ibikatsi, ibintu biboneka cyane mu bimera. Hafi ya byose bibamo, by'umwihariko mu mbuto no mu mboga niho byiganje cyane, ariko ibintu bikomoka mu butaka byose usanga byiganjemo fibers. Muri kino cyigisho tugiye kwibanda cyane ku kamaro ka fibers, turebe n'izihe nyungu umuntu abasha gukura mu kurya ibiva mu bimera bikungahaye muri fibers, tubone ingaruka umuntu abasha guhura nazo mu gihe akunda gukoresha ibintu bikomoka mu ruganda. Twihuse cyane muri izi fibers, abantu kenshi twajyaga twibaza impamvu Imana yahisemo ko dukoresha ibintu bikomoka mu butaka, ariko uko iminsi igenda ihita indi ikaza, Imana igenda itanga ubumenyi, maze tugasobanukirwa ikintu cyihishe mu bikomoka mu butaka. Kikaba ari cyo cyatumye Imana idushishikariza gukoresha ibintu bivuye mu butaka. Izi fibers rero ziboneka mu bikomoka mu butaka, tugiye kureba imimaro umuntu ashobora kubona mu gihe akoresha ibintu biva mu butaka. Abantu benshi dusobanukiwe indwara bita impatwe, dusobanukiwe indwara bita constipation, abandi bayita constipation, aho umuntu ashobora kumara iminsi 3, 4, 5 cyumweru atajya ku bwiherero. Kandi muvandimwe dukurikiye, umusarani hari igihe ntarengwa uba utagomba kurenza uri mu mubiri. Iyo icyo gihe kirenze, umuntu arwara indwara nyinshi zitandukanye. Izi fibers turimo tureba, nk'uko buriya bushakashatsi na kiriya gitabo nababwiye buvuga, izi fibers zifitemo ubushobozi bwo gukurura amazi, zifitemo ubushobozi bwo kureshya amazi, hanyuma ahantu ziri amazi akajyayo. Izi fibers rero iyo turiye ibyo kurya bikungahaye muri fibers, ibyo kurya bikomoka mu butaka, iyo bino byo kurya tubiriye bikagera mu mara manini, izi fibers zikurura amazi, bigatuma umuntu ajya ku bwiherero byoroshye bitamugoye, kubera ko aya mazi aba yaje akivanga n'umwanda munini, bityo ukasohoka hanze woroshye mu buryo buringaniye, umuntu ntabe yarwara iyi mpatwe, iyi constipation. Abantu benshi rero barayirwaye, kubera ko ku bantu benshi ibyo kurya bakunze kurya usanga ari ibyo kurya byanyuze mu ruganda, ibyo kurya bikungahaye ku ifarini, ibyo kurya bikozwe n'imigati, amakeke, amacapati, amabiswi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ugasanga abantu benshi bakunze kurya imiceri y'umweru, bakunze kurya kawunga ikoboye. Ugasanga abantu benshi bakunze kubaho mu buzima bwo kunywa ibintu bivuye mu ruganda, dore ko iyo ibintu bagiye kubijyana mu ruganda, ikintu cya mbere bakuramo ni izi fibers. Bazikuramo bakazishyira ku ruhande, bakazikoramo ibindi bintu, hanyuma umuntu akarya ibintu bidafite izi fibers. Ikintu kivamo nta kindi ni uko umuntu arwara constipation, aho
umusarani we biba bigoye kuva mu mubiri we, agakoresha imbaraga nyinshi cyane agiye ku musarani, bikazarangira uyu muntu arwaye indwara bita karizo izwi ku izina rya hemoroyide, bikazamuviramo n'ubundi burwayi bwinshi bitandukanye. Niyo mpamvu rero muvandimwe udukurikiye, turagushishikariza kwinjira mu mibereho ikoresha cyane ibintu bikomoka hehe? Bikomoka mu butaka. Indwara ya kabiri umuntu abasha kwirinda mu gihe akoresha ibintu biva mu butaka ni indwara bita diyabete. Diyabete nk'uko izigwa mu buryo bwihariye, tuzayiga mu buryo bwihariye, abavandimwe bazadufasha tuyige mu buryo bwihariye. Ariko iyo umuntu akunda kurya ibintu bikungahaye muri fibers, fibers dusanga mu bikomoka mu butaka, iyi fibers ifite ubushobozi bwo gufata isukari iri mu bintu turya, hanyuma isukari ikajya ijya mu maraso gake gake. Ibi ngibi bituma umuntu atarwara diyabete kubera gusa kuko yariye ibikomoka mu butaka bikungahaye muri fibers. Niyo mpamvu umuvandimwe udukurikiye, turakwinginga cyane kugira ngo ushishikarire kurya ibikomoka mu butaka bikungahaye muri fibers. Birashoboka ko niba unarwaye diyabete cyangwa se niba uri mu nzira yo kuyirwara, birashoboka ko uyu munsi uramutse ufashe umwanzuro ugahindura uko ubayeho, ugahindura uko urya, ugahindura ibyo unywa, birashoboka ko wagira amahirwe yo kutazarwara diyabete. Indi ndwara ikomeye cyane yibasira abantu cyane, ishobora kurindwa gusa nuko umuntu akoresheje ibikomoka mu butaka bikungahaye muri fibers, ni indwara bita umuvuduko w'amaraso menshi ukabije. Abantu benshi ubamereye nabi, ariko izi fibers ikintu zikora, ziragenda zikirukana urugimbu rubi, urugimbu ruteza ibibazo mu mitsi itwara amaraso. Urugimbu rugenda rukiyomeka mu nkuta z'imitsi itwara amaraso, bikazatuma inzira amaraso anyuramo iba ntoya cyane, bikazasaba umutima gutera cyane, gukora cyane, gukoresha imbaraga nyinshi cyane, bikazarangira uyu mutima ubyimbye, cyangwa se umutima ukazananirwa gukora kano kazi ko kunyuza amaraso ahantu hafunganye cyane, bitewe na bya binure bibi byiyometse mu mitsi. Izi fibers, umuntu ukunda gukoresha ibintu bikomoka mu butaka aba afite amahirwe menshi cyane yo kutarwara indwara zibasira umutima, indwara zibasira imitsi itwara amaraso. Umuntu udukurikiye rero, turagushishikariza cyane tukwinginga kwinjira mu mibereho ikoresha ibintu bikomoka mu butaka. Indi ndwara ikomeye cyane, abantu benshi bafite ubwoba bwo kuyirwara, abantu benshi barayirwaye, abandi benshi iri mu nzira iza ngo bayirware nuko itaratunguka, ariko tubasha kuyirinda gusa dukoresha ibikomoka mu butaka. Twabonye ko hafi ya byose biba bikungahaye kuri fibers, kandi nk'uko twagiye tubivuga, ibi byo kurya bikomoka mu butaka biba byiza cyane iyo umuntu abikoresheje ari bibisi, by'umwihariko nk'imbuto. Imbuto n'imboga nibyo bikungahaye cyane muri fibers. Iyo umuntu abikoresheje ari bibisi biba ari ibintu byiza cyane. Iyo umuntu akunze kujya acishamo agakoresha salade ni byiza cyane, ariko iyo unatetse ibyo kurya ni byiza ko ubiteka mu buryo bworoshye cyane. Ubwo rero izi fibers, Imana ishimwe cyane, yatugeneye ibintu byiza cyane. Izi fibers zifitemo ubushobozi bwo gushwanyaguza ibibyimba bya kanseri birimo bikura muri twebwe tutabizi. Ikibyimba kikaba kiri mu ibere utabizi, kiri mu mwijima, mu mpyiko, mu mara.
ukaba kugeza uyu munsi utarabimenya ko kirimo, ariko umuntu ukunda gukoresha ibikomoka mu butaka bikungahaye muri fibers. Izi fibers zifitemo ubushobozi bwo gushwanyaguza ibyo bibyimba biri gukura, ukazabaho ubuzima bwawe utarwaye kanseri, kubera ko wakunze gukoresha ibyo kurya bikungahaye muri fibers. Muvandimwe udukurikiye, turi mu gihe aho kanseri yamaze abantu benshi bashize, kubera ko turi mu gihe aho abantu benshi bimenyereje gukoresha ibintu bikomoka mu ruganda. Kuva uyu munsi rero turi kwinginga ngo ufate umwanzuro wo gukunda gukoresha ibintu bikomoka mu butaka bikungahaye muri fibers. Izi fibers rero nk'uko ubushakashatsi bubyerekana ntago ari aho ngaho zirangiriye. Mu kanya ndibuze kubabwira gato uburyo bigenda ngo izi fibers zishwanyaguze bya bibyimba bishaka kuzadutera amakansa. Izi fibers zidufasha mu kintu bita immune system. Ni ukuvuga ngo iyi immune system ni bya bindi abenshi muzi mujya mwumva bavuga ngo abasirikare b'umubiri. Ni ukuvuga ngo izi fibers, iyo umuntu akunda gukoresha ibintu bikungahaye muri fibers, bituma igisirikare cye cy'umubiri gikomera cyane, kikagira imbaraga nyinshi cyane. Imana ishimwe cyane ko yaturemanye abasirikare, ariko dufite uruhare runini cyane, uruhare rukomeye cyane rwo gukora ibintu bituma abasirikare bacu bagira imbaraga nyinshi cyane, harimo gukoresha izi fibers. Ubushakashatsi bwerekana akandi kamaro gakomeye cyane ka fibers, ibintu byo bita inflammation. Abantu benshi uba usanga baribwa mu ngingo, mu mavi, mu ngingo zitandukanye, ugasanga umuntu aribwa umubiri we wose kubera ibyo bintu bita inflammation. Izi fibers rero zidufasha mu guhangana n'ibyo bibazo byose. Niba udukurikiye ukaba ufite ahantu hahora hakurya mu ngingo zawe, mu mihore yawe, turagushishikariza gukoresha cyane ibintu bikomoka mu butaka, kubera ko bikungahaye muri fibers. Ni ukuvuga ngo izi fibers, uburyo bigenda kugira ngo ziturinde ibyo bintu bya inflammation n'izo kanseri, ni uburyo butangaje cyane. Abantu benshi birashoboka ko batabizi, ariko mu mubiri Imana yaturemanyemo amamikorobe meza kuri twebwe. Abenshi bayita good bacteria, n'amabacteria, amavirusi afite akamaro kanini cyane ku mubiri y'abantu. Rero mu mibiri Imana yaturemyemo yashyizemo umuryango mugari w'amamikorobe ari muri twebwe, ku buryo ubuzima bw'umuntu hafi ya bwose bufitanye isano ya hafi cyane no kuba izi mikorobe nziza Imana yadushyizemo zimeze neza. Ubwo rero nk'uko umuntu akenera kurya, niko n'izi mikorobe zikenera kurya, kandi ikiribwa cyazo cy'ibanze ni ziriya fibers turimo tuvuga. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agize amahirwe agakoresha ibyo kurya bikungahaye muri fibers, aba uretse kuba we ubwe yigaburira, ariko aba anagaburira za mikorobe nziza kuri twebwe. Iyo rero zimaze guhaga, zimeze neza, zifite ubuzima bwiza, zisohora umusemburo bita, zirekura acide bita butyric acid. Iyi acidi ifite imimaro myinshi mu mubiri, imimaro myinshi myiza. Umwe mu mimaro iyi acidi ifite, nigeze kubabwira ko fibers zifite ubushobozi bwo gushwanyaguza ibibyimba bizavamo kansa. Ni ukuvuga ngo iyi acide yoherezwa n'izi mikorobe nziza mu mibiri yacu, niyo ishwanyaguza bya bibyimba, kandi igashwanyaguza ibintu bibasha kudutera ya inflammation narimo mbabwira. Murumva rero ko umuntu ukunda gukoresha ibintu biva mu ruganda aba yarahombye ibintu byinshi cyane,
kandi ubushakashatsi bwinshi bukorwa bwerekana ko abantu bakunda gukoresha ibintu biva mu nganda, abantu bakunda gukoresha imigati, amandazi, amabiswi, abantu bakunda gukoresha ibintu biva mu nganda bakunze kurwara amakanseri cyane kubera ko nta fibers ziba mu byo barya, bikarangira za mikorobe zibuze icyo zirya, hanyuma ntizizohereze ya aside ishinzwe gushwanyaguza ibibyimba bishobora kuzavukamo kanseri. Mu gihe abantu bakunda gukoresha ibikomoka mu butaka, ubushakashatsi bwerekana ko badakunze kurwara amakanseri cyane kubera ko za fibers barya ziba zimeze neza, zifite ubuzima, zigaburira za mikorobe zifite ubuzima bwiza, hanyuma zikazarekura ya ma aside agakora ka kazi twabonye ko gushwanyaguza ibintu bizavamo amakansa no kuturinda ibintu bishobora kuduteza inflammations. Rero muntu udukurikiye, niba uzi ko ukunda gukoresha ibintu bikomoka ku ifarini, niba uzi ko ukunda gukoresha umuceri w'umweru, niba uzi uko ukunda gukoresha kawunga zinoze, kawunga zanogerejwe, turakugira inama ko ibyo bintu ukwiriye kuva uyu munsi kubigendamo gake, kubera ko bizakubyarira ibibazo byinshi cyane utazabasha kwikuramo. Hari ikindi kibazo gikomeye cyane, izi fibers zidufasha, nk'uko abenshi mubizi, tubayeho mu gihe aho abantu benshi bari kugira imibyibuho ikabije, abana batoya, abakuze bari guhura na kino kibazo, ariko izi fibers abantu bakunda gukoresha ibyo kurya biva mu butaka, izi fibers zibarinda kugira umubyibuho ukabije cyane. Hari akantu nifuza kubabwira muzakore, muzakitegereze murebe. Buri muntu wese uri kumva iyi audio, uzagende muri alubumu y'amafoto y'abantu b'iwanyu ba kera, ntago uzigera ubonamo umuntu ubyibushye cyane, ntago uzigera ubonamo umupapa ubyibushye cyane ufite inda igeze ahangaha, ntago uzigera ubona umumama munini cyane, ntago uzigera ubibona, yewe nta nubwo uzigera ubona umwana munini cyane mu bantu ba kera. Muze kubikora mu byitegereze, ntago muzigera mubona abantu banini cyane mu bantu b'abakurambere, ntago bibaho. Kubera iyihe mpamvu? Abantu ba kera bakundaga gukoresha ibintu bivuye mu butaka, bityo bigatuma izo fibers zibarinda umubyibuho ukabije. Kandi ikindi tubabwira ni uko umubyibuho ukabije ari kimwe mu bintu bishobora gushyira abantu mu byago byinshi byo kurwara za kansa zitandukanye, kurwara amadiyabete, kurwara umutima, indwara zibasira imitima. Ikindi, umubyibuho ukabije cyane ni kimwe mu bintu byangiza amagufwa y'abantu bafite ibyo biro byinshi. Niyo mpamvu muvandimwe udukurikiye, turakwinginga cyane kugira ngo kuva uyu munsi ushishikarire gukoresha ibintu bikomoka mu butaka. Mu bantu badukurikiye, birashoboka ko hari abantu bakunda agatukuye, ibyo benshi bita inyama, cyangwa se ibintu bikomoka mu butaka, ibintu bikomoka ku matungo. Birashoboka ko ibintu tumaze kuvuga bishobora kuba biguteye ubwoba cyane, ukibaza aho uzakomora ibintu wakuraga mu biva mu matungo. Ariko tugufitiye inkuru nziza cyane yuko muri bwa bushakashatsi twakubwiye bwa Stanford Lifestyle Medicine, kandi no mu gitabo Inama ku mirire n'ibyo kurya, tubona ko umuntu wese ushatse kureka ibikomoka ku matungo, hari ibintu akwiriye kubisimbuza, ari byo bita ibinyamisogwe. Abenshi barabizi, ariko ku muntu utabizi, iyo tuvuze ibinyamisogwe tuba tuvuze ibishyimbo, soya, amashaza, ubunyobwa, inkori n'ibindi nkabyo.
ibyo bintu mu buzima bwa buri munsi umuntu aba akwiriye kujya birya. Ibyo ngibyo bibasha kujya mu mwanya w'ibikomoka mu matungo. Tugana ku musozo rero, hari ibintu bike twifuza kuvuga mu gitabo Umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 29 hari amagambo avuga ngo, dore icyo nabonye ni kimwe, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bashatse ibihimbano byinshi cyane. Ese muvandimwe, nawe uri mu bantu bihimbiye ibihimbano? Niba ubarimo, kuva uyu munsi ukwiriye kubireka. Turifuza kugira inama abantu bakunda gukora ji z'inanasi, ji z'amabetarave n'ibindi bitandukanye. Turabagira inama ko ibyo bintu atari byiza kubikoresha cyane, ntabwo ari byiza rwose habe na mba. Niba ukeneye inanasi yirye uko imeze, ntago ari byiza guhora umuntu anywa amaji, kabone n'ubwo zaba ari ji zikomotse mu mbuto, zikomotse mu bintu by'umwimerere, kubera ko iyo umuntu akoresheje amaji, za fibers ziba zagabanutse, ziratakara. Ikindi, iyo ji ufashe, umuntu aba afite ibyago byinshi yuko ishobora guhita yirukankira mu maraso mu buryo bwihuse cyane, ukashobora kuba uzisanga urwaye diyabete mu buryo bworoshye. Ibyo bintu bireke, ntabwo ari byiza cyane. Ikindi, turabwira ababyeyi badukurikiye, umubyeyi udukurikiye, ababyeyi benshi bahereza abana babo za biswi, imigati, amandazi, amacapati, ariko ibintu urimo ukora ni ibintu bibi cyane, bizateza akaga gakomeye cyane abana bawe. Abana bawe urimo urabashyira mu kaga gakomeye cyane, urimo urabateguriza kuzarwara ziriya ndwara zose twavuze ruguru. Abana bawe bari mu kaga gakomeye cyane ko kuzarwara za diyabete, amakanseri, imibyibuho ikabije, kubera ibyo bintu wabamenyereje, kubera ibintu urimo kubamenyereza gufata. Izo fanta uhora ubahereza, izo ji uhora ubahereza, iyo migati, ayo mandazi, izo keke uhora ubahereza, urimo urakora ikintu utazi, urimo urakora ikintu kibi cyane. Ni kimwe mu bintu bibi bikomeye cyane ushobora gukorera umwana wawe. Mu gitabo bita uko wakwica abawe kandi ukabica bagusekera, nawe useka wishimye, batubwira buryo ki guhereza abantu ibyo bintu, guhereza abana bawe ibyo biribwa, uba urimo kubica kandi ukabica bagushima ko uri umubyeyi mwiza kubera ko ubahereza. Ariko muvandimwe udukurikiye, mubyeyi udukurikiye, mu papa udukurikiye, mu mama udukurikiye, turifuza kukubwira ko ibyo bintu urimo gukora, urimo gucukura imva z'abana bawe binyuze mu kubahereza ibyo bintu binyuze mu ruganda. Ibyo bintu nta fibers bigira, mubyeyi, mu papa, ibyo bintu nta fibers bigira, kandi ibintu bidafite fibers ni akaga gakomeye cyane. Ni nk'ikibombe kirimbuzi kiba kigiye kwibasira ubuzima bw'umuntu. Tugana ku musozo rero, mu gitabo Imigani 3:13 hari amagambo avuga ngo, hahirwa umuntu ubonye ubumenyi, kandi hahirwa umuntu wiyunguye kujijuka. Imana ishimwe rero ko iduhaye ubumenyi, Imana ishimwe ko itujijuye. Igisigaye ni twebwe gufata imyanzuro, kwemerera Imana kugira ngo ikorere muri twebwe, tugendere mu bushake bwayo yatwifurije ikiturema bwo gukoresha ibintu bikomoka mu butaka. Nibyo tukwifuriza muvandimwe, kugira ngo kuva uyu munsi habeho gufata ingamba nshyashya, gufata imyanzuro mishya, kuko kurwara ni bibi, kurwara ni ikintu kibi cyane.
iyo umuntu arwaye ntago asenga neza, iyo umuntu arwaye ntago asabana n'Imana neza. Niyo mpamvu Imana itifuza ko turwara, ariyo mpamvu yatugeneye ibintu bizatuma tutarwara. Niba kino cyigisho gikunze ukaba wumva ibintu birimo bikunejeje, bisangize inshuti n'abavandimwe bawe. Fata abana bawe ubicaze hasi, ubabwire uko ibintu bimeze, ubabwire uko ibintu byubakitse, ubasobanurire neza mu buryo bwiza kandi bazabyumva. Niba kandi unejejwe n'icyigisho tutambukije, niba wumva harimo ibintu bigukoze ku mutima, ushime Imana cyane, kuko niyo itanze umwuka, niyo iba yatanze byose kugira ngo ibintu byose bitambuke. Kandi turagushishikariza gukomeza kubana natwe mu byigisho bizakurikira, abavandimwe bazagenda badufasha gutambutsa. Kandi mu gihe ukunze icyigisho gisangize inshuti n'abavandimwe. Reka rero dusenge dusoza. Imana nziza, turagushimye cyane ko ubanye natwe, utubwiye ibintu byinshi byiza. Turagusabye uduhe imbaraga zo kugendera mu bushake bwawe. Kandi umuntu uteze amatwi kino cyigisho, turamusabiye ngo umuhereze imbaraga, ntago yishoboye, umuhe imbaraga yo kugendera mu bushake bwawe. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amina, amina, amina. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi Uwiteka bishimire.